mw'abantu mwe mfite agahinda n'umubabaro nkoze video inshuro ebyiri zikarangira nkumva amajwi ntari gukora ni ya gatatu wabona ngiye kurenza ngasanga amajwi na yarimo kandi nari mbazaniye inkuru nziza pe mbazaniye inkuru imeze gute ndashaka kubakorera projet ya gatatu muzatangira kubona muri kino kimwe tugiye gucamo nziza izagica kuri Miki wa Aga. So rero ikintu nshaka kubabwira mukunda kwibaza ngo kuki Miki ukunda gukora kuri filme zivuga ku ngo nk'abantu mwana hanze ntago ingo byoroshye ntabwo byoroshye maca kwerekana uburyo abagore tugira ubutwari mu ngo kubera ko umugore mu bikapu azana mu rugo n'umugabo haba harimo igikapu kirimo umugisha. So rero niba warakunze icyumba cyanjye ugakunda isezerano ry'ikinyoma ningi ngiye kubaha wayikunda ni nziza ifite story nziza mana yanjye noneho rero akarusho iraryoshye irimo abasore beza abakobwa beza mana yanjye nukuri kw'Imana mugende muyirere muyikunde baby ugira icyo uvuga cyo nababwira ni kimwe nibera mu ngo nagahuma munwa ikindi cya kabiri urugo ni ijuru rito cya gatatu ko byagenda kose ababyeyi bayirebe bayikunde kuko ni filime iri kubagaragaza ubuzima bwo mu ngo bwa buri munsi kubera ko mu ngo haberamo ibintu byinshi ariko filime zibamo inyigisho kandi kwirinda biruta kwivuza njyewe ndacyari umugeni nta mutima mwinjye singira umuntu nanga niyo nkwanze nkwanga iminota 20 ni myinshi 5 uwa gatandatu mba namaze kwibagirwa gahunda mfitanye nawe cheki iyo nongeye nanone nkumva ikindi kintu gituma nanone nza gukurakarira ndonya nawe nkakuraga ariko bikonya bikanciramo gutyo so kabona gasuzuguro ntagarekeza abo mwana yarakubabaje ibaza ibintu mvugiye kuri kamera kandi ubundi ngewe niyo mfitanye n'umuntu amakimbirane ndabi respectinga nkavuga ngo wowe muntu dufitanye ikibazo wigeze wenda no kubaho umushuti wanjye hari n'ibintu byiza wankoreye nanjye ari byiza nagukorera ariko nawe ari byo wankoreye byiza ariko wa muntu none wo mumenyanye mu gitondo hacemo icyumweru gusa cyonyine nakuvuga ibintu byinshi ariko kankureke kubera ko gato ubundi umuntu yejeje nuvuga izina rye oya yigurira kana shima Imana kino kiganiro kiba kiza kugira views nyinshi rero we wa muntu we na kukuvuga na views uri bume naki nta nubwo we uri umuntu wo kugirana nanjye ikibazo urabizi ibyo amabaso wanyeretse foto ndamukwereka ntago mvuga wari ari abantu mushaka kugirana ikibazo ukavuga ati kabisa no kuba mfitanye nawe n'umukibazo bimuntu naribi birumvikana ariko hari ukabona yipanze yipanze akazi yishizemo mu bantu mufitanye nagurimo mbabarira ahubwo urubuntu abantu bipanga akazi ukabona umuntu yipanze ko umuntu w'umucecu nka Brian aturitsalariza hamwe byawurishijwe n'iki ngo man ngende mwese bimeze bite nibwo yansobanuye tubona kana namwe nyine wirira reka tugire ikintu tumufashe ko reka kurira ngo man ngo bino bintu ararira ndamubwasha uri gukungura babarira simvuze ko tugiye kumubara ngo ariko ngo bibabaje ngo bari ngo muya so umuntu umeze gutyo urutse umutima nukuri mana yanjye umutima afite ugirwa n'abake rwose simbishoboye nubishoboye naye muntu dukurikiye nubishoboye so byane njye mfite impamvu nyinshi rituma horana na ndise nguzi icyobo cyangwa nguzine ukuvuga ngo buri kantu ubundi bwa mbere yaransuzuguye arambwira ngo aba content creator ngo mu Rwanda ngo nukuvuga gusa ngo nta mafaranga bafite namutembereje muri mall yanjye muri mansion mall yagiye kwanariza mall ni inzu nini birimo ibintu byinshi ariko mansion ni inzu y'umuntu kubamo ariko nini namutembeje inzu y'ibyumba 7 na salo 8 mbamo ngewe namweretse flat puse 500 iyo televiziyo ntago urayibona ibaho nta n'igikuta yajya nge bayikoreye ni za televiziyo bafata bakaziteranya ari nk'ijana hasi kutanye kuvuga ibintu byo muri filime oya wavuze ibintu nge ni ibintu nerekanye iyo televiziyo sinira nabonye mufiteho tuvido ya puse 32
tuba twazicomoye tuba twazicomoye cyane ariko abonye ko umusaza Bogari namwicaze ku gatebe ndamugaburira yarashonje tumugereho Bogari tumuretse turi kuri buri kantu content yaramunaniye ajya gukora intebe hari umuntu ukicara ku neza z'imigwegwe ariko gusa ibyo business ugiye kwamamaza oya none si intebe z'imigwegwe si intebe gusa ibyo business yamunye kugiye kwamamaza none se abantu bakunda intebe z'imigwegwe ntibajyeyo imigwegwe irasebetse akakora amasofa ya fresh sofa kandi njye mfite umuntu uri mu ikiganiro cy'ukuntu yicaye mu ntebe akagwamo imbere bakamubura bakumukora byasabye gucukura oya ngo basanze amababa y'inkoko akararenze buri kantu tabije umugore w'abandi icyo gihe ihangane pe no mukobwa asa ntuzi umukobwa wa buri nguni ajya ngo yakoraga iki uramuzira ntawe nzi uri mu kazi cyane nawe nzi pe ikipe yose buri nguni wasajye babaza buri nguni aciye bugufi